muraho neza muhawe ikaze muri episode ya gatanu y'inkuru ya James mu rukundo rwe no ku ishuri uburyo byitwaramo kandi amasomo akagenda neza. Yes, iyi nkuru muri kuyikurikirana kuri John BTV, murasabwa gukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo tubashe gukurikirana inkuru zose episode uko zizatambuka. Ubwo duheruka muri episode ya kane, James arimo aganiriza Patrick uko byagenze umukobwa wiganaga ku ishuri. Nawe ni yarari guca aho ngaho ku idirishya asa nkaho hamagaye James yikanze. Aho ngaho ni episode ya kane yarangiriye. Mwaye kaze muri episode ya Ariete. Umva bro. Umva mubaza. Harya sinye mbona ugenda na James. Ya turavugana nta kibazo. None se niba nakubangamiye twaganiraho nibura iminota 2. Ubwo Patrick nahise ntekereza cyane, Patrick yahize ategeza cyane uburyo yakima umukobwa iminota 2 kuba baganira. Ariete nawe ntabwo ari umukobwa mubi, ari umukobwa kabisa urimo neza, ko navuga ujuje ibisabwa by'ibanze abakobwa bujuje kuba wavangura umukobwa mwiza. Ya kumuri turangaha ya sorry kabisa banyita Ariete nigana umwaka wa kane B. Nibwo bakwita bande sorry kabisa ariko kuba ndi kwihuta cyane. Ya nta kibazo nitwa Patrick, nanjye nigana umwaka wa gatanu. Numva ko mamaze igihe. Yes, okay, so nje nkubona kabisa nkumva nkabona uri kugenda na James, kandi James nawe ni nje mbona gana cyane inshuti yanjye Winnie. Gusa nifuza ko tuganiraho gatoya ko ndubona ndasanda aho ndi board. Minisi nzanu yatarabukiye namuze gatoya akimbira ibyo ngibyo. Nahise nibaza ukuntu nuza nsize James ari kuganira na Winnie, ariko nanzikirwa mbubwira ko numvaga nta bintu birebire bakobwa ndabizi bari kugira ibintu bya big deal. Nanzikirwa ngira ibintu byinshi mubwira nguko bidatinze animatrice yese ducaho ati ariko Ariete nawe utangiye kujya mu gakungu k'abasore. Utangiye kujya mu gakungu k'abasore bize binani kuva mu wa kane hano bakihiga hose. Yabwo matera kivuga ibyo bintu nahise numva nguye mu kantu, nekereje n'ibintu najyaga nkora undi mu wa kane naragiye mu gatanu mvuga ngo ndabyihanye. Numvisha nsebeje kabisa cyane, numva ndababaye. Ariko nabonye umukobwa bitamufasheho, niko nanze kumubwira ni kuko animatrice yari kure, namwe ati reka nanoriya bintu bavuga nawe ahubwo munyibwire. Ariko animatrice yagumye kuvuga urusaku cyane, numva birambangamiye. Sinaguma kuganira n'uyu mukobwa. Imana yanyihereye amahirwe yo kubona aganira nawe hari mu rusaku rwa animatrice. Niko nahise mufata ndumva ati tujyane inyuma y'ishuri gatoya. Twarakaseyo mu gukata tugihagarara twumva amajwi arimo aravugira mu ishuri. Nyamukate inyuma y'ishuri nitekereza yuko ariho James ari kuganira na Winnie. Niko nahise amubwira ati nawe kumva amajwi aho ngaho nk'amajwi nzi bimeze bite. Nahise mujisha ndavuga ni amajwi arasa ahubwo ntabwo nshaka ko tuganira ahantu hari urusaku nkuko warumaye iminota 2. Nanjye reka tuganira ahantu hazima. Ya tongera mujyana hirya ku indi block. Ubwo nibyize bitinda James yahise aza nawe mbona ari kuzenguruka ikigo nshaka. Mbona asa nkaho afite amashyushyu menshi cyane yo kugira ikintu ambwira. Nanjye ndamwitsimba ngo mugana n'umwana. Inkuru twari duteye turaryoshye turaseka cyane rwose. Nabo bwa mbere nari nganiriye n'umukobwa utari ibintu bya joke biraho ngaho turi biri muri rusange. Numvishe nishimye cyane kabisa. Yohana byahise binkumbuza kujya nganira n'umukobwa turi safe twenyine nta bintu by'akavuyo gahari. Byatinze twahise tujya muri lunch. Sorry twahise tujya muri break. Navugishijwe kabisa bitewe n'ukuntu byanjyoheye. Yabwo ntibyatinze twavuye muri refe twahise tujya muri dorotwari.
ku munsi ukurikiyeho ibintu byagumye kugenda neza nkavugana n'umwana iminsi yari 10 tuba tugeze muri examen niko kwa kundi mumenyereye ibintu bisanzwe abizi ko abishi iyo batishyuye baba bajya gukora ikizamini bafite ubwoba ko basari buze kubasohora mu ishuri je rero nabaga narishyuye amafaranga yose ariko inshuti yanjye Patrick itare yishyuye yose niko kuba ijya gukora ifite ikibazo cyane naramwegenda mugani Patrick nugira ikibazo buyu mubasa wacu ndaza kumwumvisha neza kuntu amafaranga iwanyu atari kuboneka vuba ndamubwira ndagenda kuko bazi ko ngende ndinyanga mugayo tazamura ko duturanye ibibazo byanyu nsanga mba mbizi mu gakeya nyuma cyinde mwumvisha ariko Patrick ntabwo yabyumvaga neza nawe yagerageje uburyo bwose bwagira ute yakishyiramo akanyabugabo ngo yige kugira ngo aze gukora examen neza ubwo twatukira ngo tuganira niko bahise basona icyuma cyo munza muri examen twagiye tuje muri examen natangiye gukora rwose ndashishikara mbona ikizamini kiraryoshye kabisa niba nafite akanyamuneza nanjye kuko ndi kuvugana nawe neza muri iyo minsi ariko nakoraga umutima wanjye utari hamwe gutekereza kuri Diego nibazaga hano Diego ikigo bamujyanye kwigaho bikanshanga ninjye warose dufashe indangamanota iferi ya mbere nageze mu rugo njya kureba Diego nasanze Diego nawe ubwe arimo atungana na nyina avuga ati ndashaka ko bazamindura kiriya kigo nkajya kwiga kuko inshuti yanjye James iri kwigaho nyina ariko nabyumve neza akavuga ni urabona utawe uri kwangiza igihe weho komeza wiga hariya wenda usoza umwaka uzabujya kwigana na Diego umwana wanjye uzabujya kwigana na James wajya unyumva rwose ubwo nubwo nandi kubyumvira kuri portail nanze guhita ninjira kugira ngo numve ibyo bari kuvuga gusa numvaga Diego cyane nzirikana bya hatari nanjye niko guhita nkomanga ninjiye basanga babimwenye ati abiza abantu babye ntago bakunda kubeshya ahise avuga ati uraje kabisa twaturimo tukuvugana umwana nane kumvikana Diego ashanga kuza kwiga umwigana ariko ubundi wamuhaye ikisha wamuhaye biki ibintu byanyu byo kugenda mujya ahantu kwigana hose nta nubwo wajye ku ruhande ngo mujye muza muterana master zindi zo ku bindi bigo mwigaho bitandukanye ni ngombwa mujya ahantu hamwe nawe Diego ati mami nawe nise ariga James nishiti yanjye James twanyonye muri byinshi n'ubu ndashaka ko tunyana n'amapaka kuburyo nidukura twarabaye abagabo twishira hamwe turi kumwe akantu tukabiganira nawe James nahise cyane ya Diego se kutanazuje man ubwo twase duhoberana kabisa dukubitana ama big up abantu ibintu biracicikana umwere we biramurenga yese yigendera ubwo twasigaranye tukigana nabi no tucundashira niko Diego yese avuga ati James ese ko tukimeze nka kwa kundi wambwiye kwa kundi nahise nibaza sari kumbwira ku bijyanye na basket bijya utesimani Diego cyane nsanzwe ameze ne Diego sava wikijisha ibintu byawe byo kubidaje kabisa no kubana wasanga ugitinya abana kabisa akimbwira gutyo nahise nekereza uburyo none unajyanye kwiga ku kigo na Winnie muri n'uburyo twatumaze iminsi tuganiramo neza ese nifuje nongeye nkomboye Winnie niko kumubwira ati mwana byihorera ndaje mwe story kabisa nijya kumubwira story zanjye byahise kabisa bisa nkaho hari umuntu kumanza mu kujya gukingura tunguwe no kubona Diego asubiye inyuma ya aha niho episode yacu ya 5 irangiriye tubararikiye episode ya 6 ni mwibagirwe gukanda subscribe kuri John BTV kugira ngo episode zikurikiyeho ubashe kuzibona neza.